uva mu murotemu, va munsi y'umurotemu, va munsi y'uwo murotemu, va munsi y'uwo murotemu. Marayika aje kugukura munsi y'umurotemu. Marayika w'Umwami Imana anyuze muri iri teraniro. Marayika w'Imana agarutse ubwa kabiri gusubiramo bya bindi mwavuganye. Marayika w'Imana agarutse kukwibutsa ya masezerano Imana yagusezeranije. Haleluya! Warabyumvisha urabyizera, ariko urongera uryama mu murotemu. Niyo mpamvu Imana yantumye kugukongera kuzana kuvuga ngo marayika agarutse ubwa kabiri. Ubwa kabiri rero ni finale, vuga ngo finale, finale, finale. None turi imbere y'amaso yawe. Mbaraga z'Imana nizururuke, mbaraga z'Imana zimanuke, mbaraga z'Imana ziganze rino teraniro, mbaraga z'Imana zigendagenda mu mitima, mbaraga z'Imana zihindure mu izina rya Yesu Kristo. Uko ijambo ryawe rivugwa Kristo, aba ariko ryinjira mu mitima, rigenda rihindura, rigenda rimenagura. Erega ijambo ryawe ni inyundo, erega ijambo ryawe ni inkota. Turi imbere y'amaso yawe, turakwinginze kugira ngo umenagure imitima. Ni kumuririmbye araririmba aravuga ngo umye kumeneka iteka mukiza. Turakwinginze kugira ngo iyi mitima uyijanjagure kugira ngo yumve ikigushakaho. Izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe nk'iki ngiki cy'ijambo ryawe Satani ajya ahaguruka, ariko imigambi ye turayicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rivugwa, aba ari wowe ugaragara wenyine. Mbaraga zawe aba arizo zitembera muri iri teraniro, ubwiza bwawe aba ari bwo buganza iri teraniro. Duhamagaye imbaraga z'ijuru, ubwami bwawe bumanukire hagati muri twebwe tububone, kandi ubwami bwawe bumanuke kugira ngo tubwumve. Mukozi wawe mwuzuza umwuka wera, sanzwe umukoresha, mukoresha uburyo budasanzwe, umukoreshe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Turamwingingiye kugira ngo umukoreshe ibyo ushaka, umuvugiremo rwose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze cyane, turagushimiye muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashima Imana rero yatwemereye kuboneka hano uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi niwo Imana yateguye, kandi ibyo twumvise nibyo turimo kumva, nibyo Imana yashatse ko twumva uyu munsi. Haleluya! Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Uko nababwiye, nitwa Pastor Kayitare Baptiste, nkora imirimo y'ivugabutumwa gusa, nta rusengero nyobora jewe kuko mfite ikibazo cyo kutabona, nta responsibility mfite. Nkora imirimo y'ivugabutumwa aho Umwami Imana anshoboje hose. Cyumweru twari Kabarondo kuri paruwase, barambwiye ngo aho nzajya hose nzaba intasho mwakinasho za bene so. Tusome ijambo ry'Imana twihuse. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Hanyuma turasoma n'Itangiriro ibice 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Naho honyine dusoma, hanyuma tuhavuge umwanya Imana iri biduhaye, hanyuma dusenge kugira ngo Imana igire icyo idukorera muri literaniro. Unusoma neza adufashe gusoma, kandi afate mikrofone. Afate mikrofone kuko nababwiye ko dufite chaîne yivuga butumwa yitwa Ibihumuriza Ibihumbi. Umuhungu wanjye niwe uba arimo gufata ibyo byigisho. Ntabwo rero duteranye ubu, ntabwo turiwe duteranye namwe mwenyine, duteranye n'isi yose. Tuba dukurikiwe n'abantu mu mpande zose z'isi. Chaîne yacu ikurikirwa n'abantu, maze gukurikirwa n'abantu barenga miliyoni ku isi yose, mu migabane yose y'isi, mu Rwanda, mu Burundi no mu bindi bihugu no mu yindi migabane. Rero ndagira ngo bafate mikrofone nyine kugira ngo n'amagambo dusoma nayo yumvikane. Imana ibahe umugisha. Abami ba mbere ibice 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8, n'Itangiriro 18 umurongo wa 9 n'uwa 10.
reka dusome igitabo cya mbere cy'abami 19 umurongo wa mbere kugeza ku 8 handitse amagambo akurikira. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nintabwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ari hasiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye Marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Tangiriro 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Fata mikrofone. Dusome itangiriro 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati ari mu ihema. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyare umuhungu. Amen. Reka nongere singe gato. Ndagushimye Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ngushimiye ko wanyemereye kongera hano mu Ruvumera mu ntara y'Amajyepfo. Mwami ukaba waturinze kuva iburasirazuba kugera ino mu rugendo rurerure twakoze. Mana waturinze, ndabigushimiye. Ni wowe wemeye ko duhagarara hano. Mpagaze aha ndi umwanzi wa Satani, ndi umwanzi w'imirimo yose y'umwijima. Ndananiza imikorere yose y'abadayimoni, ndaca intege imbaraga zose z'umwijima, ndaca intege imbaraga z'abapfumu n'abarozi. Ndakubita hasi imyuka abyuke, udakijwe akizwe. Urakoze Mwami wabamuhabwa icyubahiro kuri hano, kandi ugiye gukomeresha ijambo ibimenyetso n'ibitangazo bigendana naryo. Tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana mwishimwe cyane. Somye amagambo muri iki gitabo cya kabiri cy'abami, amagambo afasha cyane, kandi tusomye ku nkuru z'abantu batatu, Ahabu, Yezebeli ndetse na Eliya. Nundi utavuzwe izina, Bibiliya ivuze umugaragu wa Eliya. Hanyuma iyi nkuru ikomoka mu bice 18. Igihe Eliya yari amaze imyaka, hari hashize imyaka 3 n'igice, Eliya yaragiye umwami atamubona. Hanyuma ahagarukiye kubonana nawe asanga Yezebeli yishe abahanuzi b'Uwiteka. Bari barishe abahanuzi b'Uwiteka, ni ukuvuga ngo abahanuzi ba Bayali n'abashera nibo bari bafite uburenganzira bwo gukora mu gihugu cyose cya Isirayeli. Kandi kubera ko umuyobozi wabo mukuru yari umwamikazi Yezebeli, baravugaga rikijyana, ku buryo abahanuzi b'Uwiteka batari bemerewe gukora ku mugaragaro. Hanyuma birangije rero Eliya ava aho yari yihishe, aza kubonana na Ahabu, amusaba ko we n'Abisirayeli bose n'abahanuzi ba Bayali bahurira ku musozi Karumeli.
hanyuma igihe bahurira kuri uyu musozi Bibiliya itubwira yuko abahanuzi bose ba Bayali Eliya yashyizeho igitambo. Mfite inyigisho nise ikizakemura impaka zo kuri Karumeli. Hanyuma hari impaka icyo gihe mu Bisirayeli hari harimo confusion. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo bari mu rungabangabo. Bamwe bavuga ko Bayali ari we Mana, abandi bake bavuga ko Uwiteka ari we Mana. Hanyuma Eliya rero arabahamagara, nuko ababwira ko Imana izasubirisha umuriro igatwika igitambo ariyo izaba ari Imana. Hanyuma abahanuzi ba Bayali baraza bagera kuri 450 n'abikindi cy'Imana cyitwa Shera bagera kuri 400. Urumva bari benshi n'Abisirayeli n'Ahabu n'ubuyobozi bwose bwa Isirayeli muri icyo gihe nabo bari baraho ngaho. Hanyuma ntabwo izi nkuru zitindaho cyane ko musanzwe muzizi, ariko icyo nshaka kuvuga nuko Eliya yabwiye abahanuzi ngo nibahamagare Imana yabo, bahamagare Bayali barebe ko yatwika icyo gitambo, biranga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Eliya rero ahamagaye Imana yohereza umuriro utwika igitambo. Abantu bose ngo bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Waruzi ikizakemura impaka zo kuri Karumeli ni icyazikemuye n'ubushize, ni umuriro w'Imana. Ni uzatuma hamenyekana abakozi b'Imana n'abadakorera Imana. Haleluya, haleluya. Ni uzatuma abantu baguye bagarukira Imana, ni umuriro w'Imana. Ikizakemura impaka zo kuri Karumeli ni icyazikemuye n'ubushize. Hanyuma Eliya rero arangije gukora uyu murimo Imana yari yamuhaye, nibwira ko Eliya yagiye akavuga ati noneho izina ry'Uwiteka rigiye guhabwa icyubahiro mu gihugu, kandi abantu babonye ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana ifite imbaraga, ari umwami yabyiboneye, ari Abisirayeli yabibonye. Nibwira ko Eliya yibwiraga yuko bagiye kubaha uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro. Yibwiraga yuko Ahabu nagenda akabwira Ezebeli ibyo yiboneye n'amaso ye, birashoboka ko n'abagaragu bari bahari n'abaja b'umwamikazi bashoboka ko bari bahari, ndetse n'abarinzi b'umwami nabo bari bahari. Birashoboka ko usibye ko Ahabu yari gutekereza bera ayo makuru, ariko n'abandi bagomba kuba bayamubwiye, n'abandi bagomba kuba bamubwiye ayo makuru. Iyo haza kuba ari igihe cy'ikoranabuhanga nk'igihe cyacu, byari kuba byagiye kuri za YouTube, byari kuba babipostinze ku ma WhatsApp n'ahandi, byari kuba byaciye ku maradiyo n'amateleviziyo y'isi yose. Babonye ko Imana yatwikishije igitambo umuriro. Haleluya. Kandi ko abahanuzi ba Bayali bakozwe n'isoni ko Eliya umugabo umwe yabicishije inkota. Uyu mugabo wishe abahanuzi ba Bayali, ibitabo by'inkuru bivuga ko yari akagabo gato cyane, akagabo gato cyane k'ibiro bikeya, kari gafite imwemwe nyinshi mu gatuza, kugira ngo akagabo gato yahuke mu bahanuzi ba Bayali bangana gutya bice, nuko hari imbaraga z'Imana zari zimurimo. Haleluya. Ariko amakuru ageze kuri Ezebeli, nibwira ko Eliya yatashye akavuga ati ahari ubu buracya, abantu bose bavuga ko Imana ariyo igomba kubahwa. Hanyuma Eliya rero amakuru yabonye yatandukanye n'ibyo yibwiraga. Bakibibwira Ezebeli nkaho yaciye bugufi iyo Mana, nkaho yayipfukamiye, nkaho yayisenze, ahubwo abadayimoni bari bamurimo barikuba inshuro nyinshi. Hanyuma ararahira, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwa Eliya nintabuhwanya n'ubw'abahanuzi ba Bayali, ngo Imana zizabimpore ndetse bikabije.
ayo makuru rero Eliya arayamenya. Vuga ngo Eliya arayamenya. Ndagira mbabwire umuntu n'umunyantege nke. Umuntu n'umunyantege nke. Umuntu Imana imukoresha ibintu bikomeye bingana gutyo, igihugu cyose kibireba, umwami ahari, abantu bose bahari, hanyuma atumweho ngo no nk'iki gihe ubugingo bwawe tuzabuhwanya n'abahanuzi ba Bayali. Ahita afata umwanzuro wo guhunga, kandi Eliya yibwira ko agiye kuruhuka. Eliya yibwiraga yuko abonye agahenge, ibintu Imana imukoresheje bigiye gutuma abona umudendezo n'abahanuzi b'Uwiteka bakabona umudendezo. Ariko amakuru yumvishe yaratandukanye n'ibyo yibwiraga. Afata umwanzuro n'umugaragu we, baragenda ngo bagera i Berisheba y'Ibuyuda. Abari hasiga umugaragu we afata ishyamba, akora urugendo rw'umunsi wose mu ishyamba. Aragenda ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, yicara munsi y'icyo giti cy'umurotemu. Igiti cy'umurotemu ntabwo muri Afurika ibiti bihaba. Bavuga ko ari ibiti byaboneka mu burasirazuba bwo hagati, kikaba igiti kigira intonyanga cyangwa ibintu bimeze nk'amata y'imiyenzi, ibintu bimeze nka acide. Nta tungo rishobora kuryama mu gicucu cyacyo, nta nyoni yakarika icyare mu giti cy'umurotemu. Ni ukuvuga ngo Eliya kujya kukiryamamo ni nkaho kujya kukicaramo ni nkaho yari yiyahuye. Afata umwanzuro avuga ati yewe igihe nahereye nkorera Imana, igihe nahereye mpanganye n'ibibazo, imyaka yose y'ubuzima bwanjye nahanganye na Bahazi, nahanganye na Bahabu, nahanganye n'ingabo za Hazi, z'umwami Hazi n'abandi benshi. Igihe cyanjye cyose cyabaye igihe cy'ibibazo. Hari igihe nagiye kugeza Ikireti, mpamara igihe ntuzwe n'ibyiyoni, hari igihe nagaburiwe n'umupfakazi, ubu buzima sinabushobora. Fata umwanzuro kujya kuryama, kwicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Yisabira gupfa, aravuga ngo Uwiteka icyabimara nuko aravuga ngo Uwiteka ndarambiwe. Murumva umutwe w'amagambo Imana yampaye nawise kugarukwaho na Marayika ubwa kabiri. Reba amaso y'umuntu mwicaranye, murebe amaso useka, mubwire ngo kugarukwaho na Marayika ubwa kabiri. Haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicaranye ngo uyu munsi Marayika arakugarukaho ubwa kabiri. Marayika w'Imana arakugarukaho ubwa kabiri. Haleluya, amina yanyu ntabwo ari Pentecote. Haleluya. Impamvu nkunda ko abantu bavuga amina cyane nubwo ari byiza, nigeze ntera haleluya turi Gitenga muri paruwasi ya Gakenke kera. Umudamu wari urwaye umwingo avuze amina, asanga umwingo wavuyeho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwira umuntu mucane ngo nawe hari ikiri buveho, hari ikiri buveho sha. Ijambo ngo ndarambiwe, ndananiwe, iyo umuntu abivuga aba yazize umunkanyari, aba arimo yiruhutsa, aba arimo ahumeka ngo kandi Mwuka w'Imana yambwiye ngo abantu bankurikiye bose nta n'umwe ibi bitarabaho.
hari aho ugera ukagira ibyiringiro byinshi, ukagira umunezero mwinshi cyane iyo Imana yaguhaye amasezerano cyangwa hari ibyo yakoze ukabibona, ariko hakaba naho ugera ukayibura, kumva nturimo kuyumva, kumva Imana nturimo kuyibona, kumva ibibazo birakurenze, kumva urarushye, kumva urarambiwe. Ubutumwa Imana yabumaye kugira ngo mbuye abantu bankurikiye mu mpande zose z'isi na hano Ruvumera bumva barambiwe kubera ibyo barimo kunyuramo n'ibyo barimo gucamo, bumva barushye. Eliya umugabo w'Imana wakoreye Imana mu buryo butangaje, wakoreye Imana mu buryo bukomeye, yikanga ko Ezebeli agiye kumwicisha inkota. Imana ntisanzwe, nubwo yari umuhanuzi, nubwo Imana yari yaramukoresheje ibitangaza byinshi, ariko ntabwo yari yaramubwiye uko azasoza. Birashoboka kuba utazi uko uzaca muri ibyo bibazo. Eliya ntiyari abizi, yibwiye ko rero bimurangiranye, aravuga ngo Uwiteka ndarambiwe, igihe nahereye, igihe namanukiye imisozi, igihe nazamukiye indi, ndarambiwe. Hari abagore bankurikiye barimo kuvuga ngo ndarambiwe, igihe nahereye nihanganira ibibazo by'uru rugo, igihe nahereye nihanganira uyu mugabo, ndarambiwe. Hari abagabo nabo bankurikiye barimo kuvuga ngo ndarambiwe, niyo atabivuga. Hari abarimo kubivuga nyakubivuga, hari n'abarimo kubitekereza mu mitima ati igihe nihanganiye umugore, nihanganiye ibibazo, ndarambiwe. Hari abarambiwe akazi barimo gukora, ati ibibazo nahuye nabyo muri aka kazi, ndarambiwe. Hari abarambiwe mu murimo w'Imana, ati yewe wari uzi ko hari igihe uba wasenze, abantu bajya bakunda kubimbaza ati pasi ko nasenze niyejeje nezerewe nkasenga ndi imbere y'Imana neza, najya kurota nkarota nabi. Ntibijya bibaho mwebwe? Tinajya kurota nkarota inzozi mbi, bajya kuhanura bakamanurira ibintu bibi kandi nasenze. Kabakoreye Imana neza, kakorera Imana neza. Nakoze igiterane mu Gatenga cy'icyumweru, banyongeza n'ikindi cyumweru, abantu batimbago, abantu bakiri ibibyimba na za kanseri, abantu bakiri indwara. Ndataha ngeze i Nyagasambu, kapo y'imodoka yanjye irafunguka, irikubita, kubera ko njye mba ntareba, nagize ngo ni mine dukandagiye cyangwa ikibombe baturashe. Uvuye gukorera Imana sha, ndi impumyi ntanareba, nibura umushoferi wanjye we byegutsa bireba, agenda gake, njye nawe ibibaye bibaho, uvuga ngo bibaho. Hari igihe uba uzi ko ugiye kwinjira mu bisubizo, uzi ko abantu babonye ko wakoze neza, noneho bagiye kugushima, aho kugushima bakakugaya cyangwa bakakuvuga nabi. Ugatunganya ibibazo mu kazi neza, ukabitunganya neza, amadosiye ukayagira neza, ukabitunganya neza, byarangiza bajya kuganira abakozi bakakugabanyamo. Uvuga ngo bibaho sha, ukagenda ugaca kuri supermarket ukagurira umugore agakado, cyangwa umugore cyangwa umugabo kayimugurira nziza, uyu munsi ndashyira umudamu wanjye kado,
wamuhamagara uti nyewe runaka ngo cyangwa uhamagara umugabo ngo sheri ngo niki. Eliya ari igihe umuntu akora akananirwa akaruha ibiduhiga n'ibitunaniza. Ezebeli, umugambi wa Ezebeli ni uwo kuguca intege no guhora unanirwa, guhora ucika intege gusa. Iki gikorwa Eliya yari yakoze cyari gikwiye gutuma agira ijambo mu gihugu, ariko yumva inkuru ngo ugiye kwicwa. Aravuga ngo Uwiteka amaze kubyumva ajyana n'umugaragu wamusiga i Berisheba, agenda mu ishyamba yicara munsi y'umurotemu. Aravuga ngo Uwiteka ndarambiwe, icyabimara ni uko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuruza ubwiza. 2015 nahuye n'ibibazo ku buryo namaze umwaka wose sengira isengesho. Kandi Eliya wasabye Imana ngo imvura ntigwe, imvura ikamara imyaka 3 n'igice itagwa. Eliya wasabye ngo imvura igwe, imvura ikagwa. Eliya wasabye ngo umuriro utwike, abasirikare 100 ba Ahazi bagashya. Eliya wazuye umwana w'umupfakazi w'Iserafati, amasengesho ye yarumvirwaga. Yarazi ko iri sengesho asenze byanze bikunze igisubizo kiri buze, Imana ikaza ikamurangiza. Hanyuma amaze gusenga gutyo aryama munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Marayika ijuru riba ryabibonye. Haleluya! Bwira umuntu mwicaye ngo ijuru ryarabibonye ibyo wakoreye Imana, amasengesho wasenze, amaturo watanze, abakene wafashije, indushyi wafashije, uburyo wakoreye Imana. Niba nta n'umuntu wabibonye, ariko ijuru ryarabibonye. Haleluya! Umuntu wemera ko ijuru ryabibonye navuge ngo haleluya. Mukecuru azize imisozi wamanutse ukazamuka indi, naho abantu batarebaga ijuru ryarabirebaga. Ngira inkovu ku mirundi yanjye yombi hariho inkovu nyinshi cyane z'ibisebe. Kuva nyijirwa muri 82 kugeza 2001 nimutse aho bita Rugazi, nahoranaga ibisebe ku mirundi kuko naranahuma burundu. Nijoro nabaga ntareba, navuye ku murimo w'Imana ngakomereka, ngera nikubita ku biti no ku mabuye. Arahazi Kairu na Joseph n'umushumba Joseph arahazi. Kuba gasozi namanukaga nahoranaga ibisebe. Hari igihe nasitaraga inkweto ikamvamo, nkayishaka nkayibura ngataha nambaye inkweto imwe. Mvuye ku murimo w'Imana sha Imana ibireba. Nubwo nta muntu wabibonaga ngo agenda byandika ahantu, ariko ijuru ryarabirebaga byose. Haleluya! Haleluya! Usibye umushumba wanjye wa paruwase n'umushumba wa regiyo yacu ya Nyagatare, nta bandi bantu bazi ko ndi hano, ariko ijuru rirabizi ko ndaha. Amina. Haleluya! Umuntu mwicanye wicaye ibumoso bwawe mumbariza izina rye. Muhamagare muvuze mu izina nkubwire uko mumwirira. Muhamagare muvuze mu izina, mubwira ngo imirimo yose wakoreye Imana, imiruho yose warushye, ibintu byose wakoze, amasengesho wasenze, baririmbye indirimbo mwaririmbye, amafaranga mwatanze kugira ngo mugure ibyuma, byose ijuru ryarabibonye. Bashumba, ijuru ryarabibonye. Haleluya!
imbaraga zose mwakoresheje ijuru ryarabibonye. Haleluya. Ijuru ryari ryarabonye ibintu byose yari yakoze, ariko agera ahantu hakomeye, ahantu tujya tuhagera twese tujya tuhagera. Ndetse n'umwami Yesu i Getsemani yaravuze ngo data yaba byashobokaga ngo iki gikombe kindenge, amaze kubira ibyuya bisa n'amaraso. Hanyuma Eliya aravuga ati cyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko narutabasokuruza ubwiza. Aryama munsi y'umurotemu, ijuru rirabyumva. Avuga ngo ijuru rirabyumva, ryohereza marayika waryo. Marayika araza akangura Eliya ati kanguka Eliya urye. Marayika Eliya yarakangutse, abonye marayika, nibwira yuko ngira ngo yakangutse, akavuga ati ijuru ryanyumvishe, uyu marayika aje kundangiza, aje kunyica, nkaho yamwishe. Eliya ngo abona agacuma k'amazi n'umutsima, aryaho, anywa no kutuzi, arongera ariryamira. Bishatse kuvuga iki? Aracyakomeje wa mugambi wuko Imana ikuraho ubugingo bwe. Hari igihe ubona imirimo y'Imana ugasanga ntingana n'ibibazo uhuye nabyo. Hari abantu bararushye, akaruha, yagira akana abona gato akongera akumva aracyakomeje uwo mugambi. Hanyuma marayika asubira mu ijuru, aragenda aravuga ati Eliya musanze munsi y'umurotemu, arimo arasaba gupfa, ndamukanguye ngo arye ngonywe, ariko umugambi aracyawukomeje. Imana ni nziza. Vuga ngo Imana ni nziza. Ngira ngo iyaba wowe cyangwa iyaba jyewe waravuze ngo kuko Eliya wakoreye Imana nta soni afite, aracyafite umugambi wo gupfa, nimumureka pfe, wishe ntaririrwa. Ko niko abantu bajya bavuga iyo babonye wananiwe cyangwa wacitse intege, nkaho bagushujemo imbaraga, baricara bakakuvuga, bakakwandika mu binyamakuru, bakakubwira abakuzi n'abatakuzi. Ariko mu ijuru babwira marayika ngo subirayo. Haleluya. Ubwa kabiri marayika w'Imana ngo amugarukaho ubwa kabiri. Oh haleluya. Agaruka ubwa kabiri. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina, nkubwire uko mumbwira. Muhamagara umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina, ariko mubwire ngo cya gihe Imana ivugana nawe bya bindi ni marayika waruje ubwa mbere. Cya gihe Imana ikwiyereka ni marayika waruje ubwa mbere. Cya gihe igutabara muri cya kibazo ni marayika waruje ubwa mbere. Ariko noneho, vuga ngo ariko noneho Imana yoheje marayika ubwa kabiri. Marayika agarusha ubwa kabiri. Iyo yaje ubwa kabiri rero ntashobora kugusiga mu murotemu, ntashobora kugusiga mu murotemu. Haleluya. Komera Imana amashyi menshi. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina, mubwire uko mumbwira. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo marayika w'umwami Imana, mubwire ngo ijuru ryarabibonye. Ijuru ryarabibonye bashumba, bakozi b'Imana, ijuru ryarabibonye, muririmbyi, ijuru ryarabibonye. Niyo mpamvu Imana irashaka kuguma mu murotemu, aho wihishe, aho wigunze, urumva wisabira gupfa. Ntabwo ijuru ryateguye kuzicwa n'inkota ya Yezebeli. Never. Haleluya. Haleluya. Hari inkota Yezebeli yatyaje. Bwira umuntu mucanye ngo Yezebeli yatyaje inkota sha. Inkota y'ideni, inkota ya kanseri, inkota y'iyo diyabete,
inkota y'ibirimo kugusenyera urugo, inkota yo kukwirukana ku kazi, hari inkota Yezebeli yatyaje. Ariko nagira ngo nkubwire, ijuru ryabonye ibyo wakoze, ijuru nabyo hari ibindi byateguye, ijuru hari ikindi ryateguye. Haleluya, amen, 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 amen. Marayika yaje ubwa mbere uguma munsi y'umurotemu, yari ubwa mbere uguma mu murotemu sha. Ndagira kandi nguhanurire za nshuro zose yari inshuro ya mbere. Burya marayika yaje ubwa mbere. Vuga ngo vuga ngo ndava munsi y'umurotemu mu izina rya Yesu. Kandi Imana yarambwiye ngo umuntu uzizera biramubera uko abyizeye. Umuntu wizeye kuva munsi y'umurotemu navuga ngo haleluya. Amen, amen, haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkumenere ibanga, ibyo abantu bateguye kuri wowe si ibyo Imana yateguye. Uko wibwira nawe ubwawe si ibyo Imana yibwira. Ibyo Satani n'abadayimoni be bateguye ntabwo ari ibyo Imana yateguye. Ntabwo uzicwa n'inkota ya Yezebeli. Haleluya, uri munsi y'umurotemu kubera ibibazo by'abana bawe. Hari umurotemu wagiyemo kubera ibibazo by'umugabo wawe. Hari umurotemu urimo kubera ibibazo by'inzara. Marayika yaraje, nta muntu w'Imana utaragira aho urira n'Imana. Marayika yaraje uryaho. Hari abantu bariyeho gake ku bintu by'Imana bavuga ngo haleluya. Ndabizi hari abantu bariyeho gake, haleluya. Ariko umva ubutumwa nakuzaniye. Marayika agarutse ubwa kabiri, amina, amina. Kandi ntabwo ari bugusige uko waje umeze. Rambura amaboko uhereze Imana icyubahiro. Amen, amen, haleluya, 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 haleluya. Vuga ngo uyu munsi, vuga ngo uyu munsi ni umunsi wanjye wo kuva munsi y'umurotemu. Amen, amen. Umva nuko marayika aragaruka ubwa kabiri, arongera amukoraho. Eliya arakanguka. Vuga ngo arakanguka. Ararya, aranywa, arahaguruka, arakenyera. Iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Bwira umuntu mwicaye ku musozi w'Imana, Imana irahagutegerereje kugira ngo isoze byose yavuze. Ntabwo inkota ya Yezebeli kigushoye. Imana yantumye kukubwira ko inkota ya Yezebeli ntacyo kigutwaye. Haleluya, amina, amina. Muhamagara umuvuze mu izina nkubwire ko mumbwira. Muhamagara unaseka, muhamagara useka. Mubwire ngo marayika agarutse ubwa kabiri, aravuze ngo kanguka urye unywe. Uva mu murotemu, uva munsi y'umurotemu, va munsi y'uwo murotemu, va munsi y'uwo murotemu. Marayika aje kugukura munsi y'umurotemu. Marayika w'Umwami Imana anyuze muri iri teraniro. Marayika w'Imana agarutse ubwa kabiri gusubiramo bya bindi mwavuganye. Marayika w'Imana agarutse kukwibutsa ya masezerano Imana yagusezeranije. Haleluya, warabyumvisha urabyizera, ariko urongera uryama mu murotemu. Niyo mpamvu Imana yantumye kugukongera kuzana kuvuga ngo marayika agarutse ubwa kabiri. Ubwa kabiri rero ni finale. Vuga ngo finale, finale, finale. Haleluya, 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 haleluya.
Eliya ngo aragenda agera ihorero ku musozi w'Imana. Ndagira ngo mbaze nkubwire ngo mbenere ibanga. Muzi ibintu ijuru ryari ryarateguye. Igihe Eliya yahamyaga Imana neza, Eliya yahanuraga agakora umurimo w'Imana neza, ijuru ryaricaye rikora inama. Riravuga ngo uyu mukozi wanjye ntabwo azicwa n'inkota, ntabwo azicwa n'indwara, azazamuka ku magare y'umuriro, azajyanwa mu ijuru adapfuye. N'ibyo ijuru ryari ryarateguye, nubwo Imana itari yarabimubwiye, nubwo Imana itabikubwiye, ariko ntabwo uzapfa urupfu rubi, ntabwo uzapfa nabi niba warubashye Imana. Haleluya! Barakubeshye, uvuga ngo barakubeshye, kubwira ngo uzapfa nabi barakubeshye. Abazi ko aribo bafite ubuzima bwawe barakubeshye, abirwa bakuroga barakubeshye, abakurogesha barakubeshye, abakuzinga baribeshye. Haleluya! Haleluya! Sakuza uvuge ngo hari ikijuru ryanteguriye. Umuntu wemera ko hari ikijuru ryamuteguriye nahaguruke asimbuke yitare hejuru avuge ngo hari ikijuru ryanteguriye. Haguruka uvuge ngo hari ikijuru ryanteguriye. Hari ikijuru. Amina, amina. Sakuza uvuge ngo hari ikijuru ryateguye. Simbuka witere hejuru uvuge ngo hari ikijuru ryanteguriye, hari ikijuru ryanteguriye. Ahemba neza ntiyambura. Nimwicare, nimwicare. Umuntu mwicaye muhama. Abantu bemera ko hari igihe banejeje Imana nibavuge ngo haleluya. Mwubaha Imana ihoraho. Ntabwo iyo nkota ubona ikwasamiye ntabwo ari izakwica, ntabwo ari iyo nkota, ntabwo ari iyo ndwara, ntabwo ari iyo nzara, ntabwo ari ubwo bushomeri, ntabwo ari abo bagome, ntabwo ari abo barozi. Imana yaguteguriye amafarashi n'amagare y'umuriro, izakuzamura babibone, izagushyira hejuru isi yumirwe, izagutabara abanzi bacanganyikirwe, izagukorera ubukwe abakuzinze bamware. Haleluya! Marayika w'Imana akugarutseho bwa kabiri. Umuntu urimo kubyumva neza, wowe urimo kubyumva neza ko yagarutsweho bwa kabiri, navuge ngo haleluya. Imana igarutse kukubwira ko bimwe yakubwiriye kanyarira ikibizirikana, bimwe yakubwiriye mu cyumba hano irabizirikana, ibyo yakubwiye kuwa kane bicyashize irabizirikana, ibyo yakubwiye mu nzozi irabizirikana. Haleluya! Bunyabutabazi yakwemereye ntabwo yabivuyemo, ntabwo yabivuyemo. Haleluya! Ibyo urimo kubona n'ibyo uhura nabyo si ikimenyetso cy'uko Imana yabivuyemo. Imana iracyabizirikana. Rambura amaboko, hereza Imana icyubahiro. Mubwire umuntu mwicanye, muhamagara umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina, mubwire uko umuhanurira. Mubwire ngo hari marayika ugarutse ubwa kabiri, ubwa kabiri, ubwa kabiri, ubwa kabiri. Mubwire ngo ubwa kabiri, ubwa kabiri. Rero ntabwo uri busigare munsi y'umurotemu, ntabwo uri busigare muri ibyo bintu bigutonyangira, ibyo bintu bimaze iminsi bikurya, bimaze iminsi bikubuza gusinzira, mu maraso yawe, mu magufwa yawe, mu rugo rwawe, mu kazi kawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amagambo twasomye mu itangiriro ni inkuru za Aburahamu na Sara. Aburahamu muribuka ikibazo yari afite na Sara cyo kutabyara. Hanyuma ijuru ryohereza abamarayika, baraza baravuga ngo Sara ari he? Amina. Bwira umuntu umucaye ngo hari marayika uri muri iri teraniro.
arimo aragushakisha, yaje agushakisha. Impamvu utasibye wagombaga gusiba, impamvu uyu munsi ari wowe wabonetse, marayika y'Imana arimo aragushakisha. Arimo aravuga ngo nimvuga Kayitare nawe uvuga izina ryawe. Arimo aravuga ngo Kayitare nawe uvuga iryawe cyane. Kayitare ndamushaka, Juste ndamushakisha, Mushumba ndamushakisha. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Aramubwira ngo umwaka utaha iki gihe nzagarukaho uri, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Iyi Imana ikugarutseho ubyara umuhungu, ubyara umuhungu. Amina, amina. Ndagira ngo abagabo, abagore mwese musame ibyo mwifuza, musame biriya mukeneye. Marayika yaje ngo mubibyare biriya mwifuza. Witwa Yongico ndamukunda, nyakwigendera Yongico umwaka ushize yitabye Imana. Niwe atari mu uyu mwaka, ahubwo niwe papa wanjye wo mu mwuka, niwe wangishije kwizera. Umupasiteri wo muri Korea y'Epfo, umusaza yanditse ibitabo byinshi, kandi ibitabo bye byinshi ndabigira icyo bita 4e dimension. Nicyo bita, ni byinshi cyane ibitabo bya Yongico, mfite byinshi, mfite nka 5 cyangwa 6. Noneho igihe kimwe ngo agiye gusaba Imana, ayisaba intebe, igare n'ibiro, nibyo yarakeneye. Noneho ngo ashize amezi 6 Imana iramubwira ngo mwana wanjye Yongico, igare wansabye ngo ko muri Korea y'Epfo hari amagare menshi, akaba ari intebe z'amoko menshi n'ibiro by'amoko menshi, wansabye ibiro bimeze gute? Wansabye igare bwoko ki n'intebe bwoko ki? Yongico ngo ahita amenya ko Imana ishaka ko tuyibwira neza icyo dushaka. Rimwe mu mahame 4 agenga itegeko ryo kwizera ni ukuvuga neza icyo usaba ukacyerura. Wari uzi ko Hana amaze kubyara yateruye ka Samweli, arebye utuzuru, arebye udutwi, arebye intoki, arebye utunwa, arebye utwiso, aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye. Yari yaramudesinye mbere yuko asama inda ye. Wowe mbega hari icyo wadesinye? Hari icyo ushushanije? Cyangwa uri kuvuga inzu gusa? Uvuga na pura yayo. Niba ari umwana avuga umuhungu cyangwa umukobwa, niba ari imodoka avuga Karina cyangwa Prado, ivuge n'ibara ryayo. Niba ari indwara yivuge, uvuga ngo Mana ntabara, Mana ngo ikivuzo cy'urutubindwa kivuge. None ngo ahitame, niba ari umugabo umuvuga nyine uvuga uti ndashaka umusore ureshya atya ungana atya, ndashaka umukobwa ungana atya umeze atya. Noneho birangije Yongico ngo ahita amenya ko Imana ishaka avuga ku mugaragaro, avuga ati ndashaka ibiro byakozwe mu biti byitwa akaju byo muri Philippines, ngo ni ibiti byiza bimeze nka ribuyu zo muri Kongo. Aravuga ngo ndashaka igare ryakorewe muri Amerika rifite vitesse, ndashaka intebe y'icyuma ifite udupira zimwe zikaraga. None arasenga yuzura umwuka wera, arabyakira mu kwizera, arabitunga. Asoma Waroma 4:17 havuga ngo Aburahamu imbere y'iyo yize yisura bapfuye yita ibitariho nk'ahari biriho. Kandi ijambo ry'Imana muri Yeremiya rivuga ngo nibitandukanye n'ibidatunganyuza nk'akanwa k'Imana. Yongico nawe rero atangira kwita ibitariho nk'aho bihari. Ajya mu rusengero mbere yo kwigisha avuga ngo ndashima Imana yo mu ijuru nkorera ko yampaye igare ryakorewe muri Amerika rifite vitesse, yampaye ibiro bikoze mu biti byitwa akaju byo muri Philippines, yampaye intebe y'icyuma yizungurutse. Bakoma mu mashya Kristo cyane ko Imana yashubije umushumba wabo. None hatashye abasore 3 muri Korea y'Epfo ngo n'abanyarugomo baramuherekeza, baragenda bakinjira muri salo, bagakata no muri korodoro no mu byumba hose. Pastor ari muri salo ngo barazamuza ngo pastor ngo tubwire ngo umukozi w'Imana wizerwa muri Seuru yose ni gute usigaye utinyuka ukabeshya imbere y'iteraniro? Igare watubwiye n'ibiro n'intebe watubwiye biri hehe ko Imana yaguhaye? Noneho ngo arabareba, umwuka wera amuha igisubizo. Arabwira ngo mutari mwavuka mwarihe? Ngo twari mu nda za ba mama. Ngo hanyuma se maze kugera mu nda za ba mama wanyu mwahise muvuka? Ngoye ngo amezi 9 arashize ngo turavuka. Arabwira ngo nanjye ndabitwite.
ngo nanjye ndabitwite. Amina, aleluya. Banza usame icyo wifuza, sama gukira indwara, sama amahoro. Amina, aleluya. Aravuga ngo nanjye ndabitwite. None hashize igihe gito Imana irabimuha, ngo niho yahereye kwizera kwe no gusenga kwe byakoze impinduka ikomeye cyane. Ni nkanjye maze gusengera madamu wanjye yapfuye akazuka, namusengera amasaha 6, Imana iramuzura arongera aba muzima. Byahise bihindura amasengesho yanjye. Menya ko icyo ari cyo cyose nasengera Imana yagikora. Abemera ko Imana ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba nibavuge ngo haleluya. Hari abantu bafite ibintu bizeye Imana yavuganye nabo. Marayika w'umwami Imana akugarutseho Bw'Akabiri kugira ngo uve munsi y'umurotemu wakira igisubizo cyawe. Ntabwo Imana yagennye ko zicwa n'inkota sha ya Yezebeli. Ntabwo ari uko bigomba kumera, nta uko byibwira siko bizamera. Umutima w'umuntu niko Yeremiya yavuze ngo urusha ibintu byose gushukana. Hari abantu bagukura umutima bakakubwira amagambo y'urucantege, ariko umutima wawe iyo utaguciye intege nta wundi waziguca. Iyo umutima wawe ubwawe utaguciye intege ngo ukubwire ngo kuko ngo ibyo nuze yavuze ngo nibyo. Ndibuka jewe maze gushaka, maze gukora ubukwe, abantu bajya bavuga ngo ndimbwa nzapfa nabi, sinenzi guhinga inyanya, sinajya gucukura amabuye y'agaciro iwacu rw'inkwavu niho mvuka, sinari mbishoboye byose kubera ikibazo cy'amaso nari mfite. Nubwo narebaga buhoro ariko ibyo sinari mbishoboye kuko nananiwe kwiga muri 80. Kwiga birarara, ndi umuhanga mu ishuri, amaso yanjye barayabaga biranga kubera ikibazo cy'amaso. Nari na kabiri ngiye kwiyahura mpita nkizwa. Hanyuma umunsi umwe rero madama nyirutse malaria, madamu nawe yirwaye, mfata akabido ngiye kuvoma, ntangira kwibwira ariko nuko abantu bavuga ngo ndimbwa nzapfa nabi, nishane niko bizagenda. Pastor yitwa Mutabazi twabanaga Kabarondo yaratubwiye ngo kera muri Kongo, Mutabazi yowe uramuzi Pastor Justin, yajaga tubwira ngo muri Kongo ngo hari umugabo wajyaga babwira ngo burya incyuro ni ukuri. Abantu baragucyurira ukarakara ariko burya biba ari ukuri. Nuko naye ndavuga ngo nubwo abantu bavuga ngo ndimbwa nzapfa nabi nkarakara, nariko ninzapfa nabi. Ijwi rirambwira ngo nasinziriye, ntari mu nzozi, batampanuriye, ndi jyenyine ntanahumirije, rirambwira ngo siko bizaba. Hamagara umuntu mwicaranye, muhamagara muvuze mu izina n'iburibuka, muhamagara muvuze mu izina n'iburibuka useka, mubwire ngo iby'abantu bavuga, ibyo Satani avuga siko bizaba, iby'Imana yakuvuzeho nibyo bizaba. Niyo mpamvu yantumye kukubwira ngo va munsi y'umurotemu. Marayika agarutse Bw'Akabiri ngo kuvane munsi y'umurotemu. Kasa umuntu wese wicaye ahaguruke, umuntu wese wicaye ahaguruke, umuntu wese wicaye ahaguruke. Nashoje tugiye gusenga, tugiye kuva munsi y'umurotemu. Haleluya, haleluya. Rambura amaboko yawe yombi, vuga ngo Mwami Yesu ntago Yezebeli azanyica. Buri wese kandi Yezebeli umwirukankana aramuzi, vuga ngo ntago Yezebeli azanyica. Ngo hari ikijuru ryanteguriye, nta nubwo intonganya z'umurotemu ziri bunyice. Kuva uyu munsi wa none mvuye munsi y'umurotemu kandi nakiriye iby'Imana yanteguriye. Ibi umurotemu nari ndimo nkuvuyemo. Marayika ngarutseho Bw'Akabiri, ndakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbere ya Covid gato, ntagire umuntu wicara, mwemetse kwicara. Mbere ya Covid gato nakoze igiterane ku Kimihurura cy'ibyumweru 2. Nakoze icyumweru kimwe, baranga bansaba n'icya kabiri. Mwarimu ejo bundi yarampamagaye ukuri toro rya deperi Kimihurura, arambwira ngo Pastor ni karame, ngo Imana yakoze ibitangaza bikomeye. Ndiyo nahuye n'umuhungu nigeze gusengera afite ubumuga bw'ingingo, turi mu by'Imana, hari umupasiteri yitwa Bonke. Noneho uwo muhungu arahaguruka, abaririmbyi barahobozi twanye baramwirukankana arabasika. Twarahuriye n'umuririmbyi ni muzima, ari n'umuririmbyi Kimihurura.
arambwira ngo pastor nti ngo cyagiye usengera ingumba ngo igihe usengeraga abarwayi abakize uwo munsi bashimye Imana turababona ariko urumva abari bafite ikibazo cy'urubyaro ntago byahise bigaragara uwo munsi ariko batashe bizeye yarambwiye ngo wari ufite imyaka 25 ubu yarabyaye wari umaze imyaka 25 atabyara hari wari umaze 18 hari wari umaze 15 hari uwaje mu rugo wari umaze 8 witwa Foromina yarabyaye amina haleluya hari marayika uje kukuvana munsi y'umurotemu bwira umuntu muhagaranye ngo ntago biri ukomeze komera uko byari bimeze hari impinduka naze mvugana na mushumba mubwira mwibutse igitarane twakoreye igahogo abari bahari murabyibuka igahogo igihe nasengeraga umuntu warwaye inyonji ikavaho burundu igahogo hariya buriya mwari muzi ko uyu mugabo w'umuririmbyi Venusi iriya ndirimbo yaririmbye iva ngo umunsi umwe ngo twari gahogo ngo warigaragaje muri uwo murenge nibyo yavugaga bwira umuntu muhagaranye ngo ibigiye kukubaho nabyo bizavugwa uzabishimamo Imana uzahagara imbere y'iterane ndabona abakobwa bagiye gukora ubukwe bari barazinzwe bagiye gukora ubukwe ndabona ingomba zigiye gusama inda zikabyara ndabona abashomeri bagiye kubona akazi ndabona abacuruzi bahombye bagiye kongera gucuruza ndabona abantu baguye bagiye kubyuka ndabona abantu barwaye diabete bagiye gukira ndabona abantu barwaye ibibyimba bigiye kuvaho abarwaye za kanseri haleluya uwo murotebo mazemo igihe Imana ije kugukuramo umuntu ubyizeye navuge ngo haleluya tugiye gutangira gusenga buri muntu wese arambura ikiganza aho arwaye ngiye kubanza gusengera abarwayi umuntu urwaye wese narambura ikiganza aho arwaye amina haleluya 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 mbere yuko dusengera abarwayi mwemuretse hari isengesho ushaka tubanza gusenga ndagira ngo twikonsantre n'umwuka wera twihuze n'umwuka wera twegere Imana tuyibwire ko dufasha twaturire tubwireze bere ko atagiye dushoboye tubwire Imana ko tutagipfiriye munsi y'umurotemu ugira ibyo watura ku buzima bwawe uvuge ko usohotsemo hanyuma usame inda y'icyo wizeye utangire wirebeshe nk'aho byabaye utangire wirebeshe nk'aho byabaye wigendeshe nk'aho byaciyemo umva yewe muko utangire witoze gutereka amaso utangire kumenyereza ijosi ryawe agatimba abakuzinze simbyitayeho bazagutahira ubukwe bazabona ko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo irusha imbaraga abarozi n'abagome haleluya ufite ikibazo cy'urubyaro baramukazi bagiye kubona ko wasenze Imana abaturanyi babone ko wizeye Imana ihoraho hari abantu Imana igiye kwigaragariza ku buryo batazabyibagirwa mu buzima bwabo bwose niko umwuka wera mbwiye muri iri teraniro n'abantu bankurikiye hari abantu Imana igiye kwigaragariza ku buryo batazigera babyibagirwa mu buzima bwabo bwose haleluya 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 ndimo ndabona abamarayika b'Imana buzuye iri teraniro barimo bagendagenda muri iri teraniro kandi bafite igisubizo cya buri muntu kugira ngo bakuvane intego ni ukukuvana munsi y'umurotemu urarabaka wowasha rambura amaboko nimurambura amaboko tubaye dusenge tugira ibyo twatura tugira ibyo tuvuga tugira ibyo turema n'akanwa kacu Mana data twese wo mu ijuru Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo mu izina rya Yesu buri wese nashirijwe hejuru buri wese nashirijwe hejuru nushaka no gupfukama upfukame abavuga mu ndimi bazivuge Mana data twese wo mu ijuru ndagushimye ndaguhimbaje ko marayika wawe atugarutseho Bw'Akabiri Mana data ndagushimiye ko nubwo Yezebeli yarakaye nubwo Yezebeli amaze igihe yarafashe imyanzuro wo kutwica tutageze ihorebo ku musozi w'Imana ariko hari icyo na ijuru naryo ryateguye abarozi bagambiriye kutwica hari imyuka y'impanuka igambira kutwica hari indwara zigambira kutwica hari abarozi hari abagome ntago bazabigeraho mu izina rya Yesu Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo niyo mpamvu muri iri teraniro hari marayika wawe utugarutseho Mana hari inshuro
twasenze hari inshuro twasengewe izo ntabwo tuzitayeho icyo twitayeho ni uko uyu munsi ari umunsi wawe uri muntu hano ni umunsi wanjye Mana kugira ngo uvane abagaragu bawe n'abaja bawe munsi y'umurotemu mu izina rya Yesu ndirukana umwuka w'urupfu ndirukana umwuka w'urupfu ndirukana umwuka wa Yezebeli ndirukana inkota ya Yezebeli ku buzima bwa buri muntu ndirukana imyuka y'abarozi ndavunagura imbaraga z'abapfumu ndavunagura imbaraga z'abakonikoni ndirukana ndatesha agaciro buri mugambi wose wa Satani ku buzima bw'abana bawe urakoze Mana urakoze mwami w'abami turagushimiye turaguhimbaje mugabo w'amahanga muremyi w'ijuru n'isi turagushimiye ko marayika wawe ari muri iteraniro abamarayika bawe bari muri iteraniro kugira ngo bakure buri muntu munsi y'igiti cy'umurotemu abamarayika bari kumwe na buri muntu wese umurikiye ku bihumuriza ibihumbi kugira ngo bamuvane munsi y'umurotemu bamuvane munsi y'umurotemu marayika wawe ari kumwe n'abankurikiye muri Amerika mu Burayi mu Bubiligi mu Bufaransa muri Asiya muri Australia abankurikiye muri Afurika y'Epfo abankurikiye mu Rwanda batari muri iri teraniro marayika wawe ari kumwe nabo ngo bavane munsi y'umurotemu umurotemu wa murotemu we turagusezereye tuvuye munsi y'umurotemu twagenderewe twasuwe na marayika w'Imana ora rabaka rebeke kenedesteka ora rabaka waisha ora rebeke kenedesteka waisha mugabo w'amahanga muremyi w'ijuru n'isi uragahora ku ngoma ndagushimiye iyi ni finale mu izina rya Yesu Satani turakumwaje Satani turagukinze Satani turakunesheje Yezebeli umugambi wawe upfuye ubusa umugambi wawe Yezebeli upfuye ubusa ntacyo tuzaba ntacyo uzadutwara ntabwo uzadushobora urakoze Mana uhabwa icyubahiro tukomeye amashyi menshi ni muntu nyinshi cyane data mu izina rya Yesu tujyahagaze ngiye gusengera abarwayi n'abandi bantu bafite ibindi bibazo bitandukanye rambura ikiganza aho urwaye niba ufite ugutwi gutumva shyiramo urutoki niba urwaye ibere ramburaho ikiganza niba urwaye umugongo ramburaho ikiganza niba ari ibibyimba byo mu nda shyira ikiganza ku nda niba ari ku kuguru niba mwuka wamishuriye umuntu hano Imana igiye gukiza amaguru yombi uwo muntu Imana yamwe arwaye amaguru yombi uburyo ajya yumva ari minya hari igihe ajya yumva n'amavi yose yabyimbye Imana yamwe ngo igiye kugukiza ubwo burozi wakandagiye kuva uyu munsi ntabwo uzongera kubyumva iteka ryose ntabwo uzongera kubyumva haleluya Imana igiye gukora ibitangaza Imana igiye kugukiza mu nda igiye gukiza ibibazo byo mu nda byose izo nyama zo mu nda abaganga bananiwe Imana ije kugukiza hari umuntu urwaye indwara y'amayoberane yayoye abaganga Imana ije kubirangiza haleluya hari umuntu Imana igiye gutabara amaze iminsi asenga abwira Imana ngo Mana ntabara akarira akavuga ngo Mana ntabara Imana irambwira ngo yumvishe amasengesho yawe Imana we no kugutabara iraje gutare haleluya nawe ubone ko Imana itabara ngiye kubona marayika wawe yaraje araguteruye agufashe mu maha araguteruye nk'umwana muto agushize hejuru mbona kurengeje ibyo bintu byose umaze iminsi ubwira Imana ngo bigutabaremo haleluya rambura ikiganza niba urwaye umubiri wose cyangwa indwara nyinshi kirambike ku mutwe cyangwa ku mutima niba ugendera muri bekiye cyangwa ku kibando gishyire hasi tujye gutangira gusenga nawe tangira usenge haleluya Mana data twese mu ijuru Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo mpagaze imbere y'iri teraniro mpagaze imbere ya kamera z'ibihumuriza ibihumbi imbere y'abankurikiye mu mpande zose z'isi ndi umwanzi wa Satani ndi umwanzi w'abadayimoni ndi umwanzi w'imyuka mibi ndafatamira imbaraga zose za Satani ndafatamira imyuka mibi ndafatamira imyuka y'amahembe ndafatamira imyuka y'abacwezi ndafatamira imyuka y'abarangi ndafatamira imyuka y'abamago ndafatamira za nyaburezi ndirukana ibitaro
intama ndirukana za nyabindi mu izina rya Yesu mw'abadayimoni mwe nimusohoke mugende abadayimoni mutangire guhunga mutangire kubuza induru no gusohoka nimurekure umuntu mumurekure mumuvemo abadayimoni barabakuniga nibakurekure imyuka mimirara ikuryamye hejuru nikuveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umutwe udakira nukire ndasengera umuntu urwaye umutwe udakira kira wa mutwe umuntu ubabara mu gahanga nakire umuntu ubabara mu irugu nakire umuntu ubabara mu sayumwe nakire ndirukana dayimoni w'umwingo vaho mu izina rya Yesu amaso arwaye nabe mazima wagutwe wo kutumva ndagutegetse nona mu izina rya Yesu Kristo funguka amaboko arwaye nabe mazima amabere arwaye nakire wakibyimba cyo mwiberewe vamo wowe dayimoni wa kanseri yo mwibere rekura iryo bere rivemo ndagutegetse nona va muri iryo bere wakibyimba we wamisonga we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti genda nisengeye umuntu urwaye umugongo nube muzima korone vertebrale niwe nzima ndirukana imbaraga za Satani ndirukana abadayimoni bose ndirukana imyuka mibi yose ibibyimba byo mu mazuru mupfano ikibyimba cyo mu gutwi mfano indwara zo mu bwonko mugende ndirukana umwuka w'ibisazi dayimoni w'ibisazi rekura uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dayimoni w'ise diyabete va muri uwo mubiri va muri ayo maraso mu izina rya Yesu Kristo isukari ntegetse kwiringanira isukari yo mu mubiri wawe niringanire mu izina rya Yesu Kristo wowe dayimoni w'ise kanseri rekura ayo mara va muri ayo maraso va muri iyo nkondo y'umura mu izina rya Yesu wowe dayimoni w'amayoberane w'indwara z'amayoberane sohoka rekura abo bantu wowe pararizi igenda mu izina rya Yesu ukuboko kudakora nigukore ukuboko kwamugaye nigukire ivi ridahina rihine amaguru adakora akore inda zahirimye nizonye ndirukana umwuka mubi wose watumye iyo nda itavuka mwawe wa mudayimoni we rekura iyo nda uwo mudamu abyare ndirukana abadayimoni b'ubugumba ndirukana umwuka w'ubugumba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rekura uwo mugore rekura uwo mugabo ndirukana umwuka w'iremba mu izina rya Yesu Kristo genda nonaha ndagutegetse genda mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu koga bazinze ndabazinguye ndacagagura uruzingo rwose ndatangaza ubukwe muri urusengero ubukwe bwera ndakubita hasi imbaraga za Satani ndasengera uyu muntu waje ari umushyitsi wowe baramugatuza nabe muzima nona mu izina rya Yesu umuntu urwaye indwara y'amagufwa nakire wowe mwijima wowe muzima nona ndatwika amavirusi ari mu mwijima umuntu urwaye ibihaha nakire wowe dayimoni w'ise sinezite rekura uwo muntu atangire guhumeka neza wowe asima ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rekura iyo myanya y'ubuhumekero uwo muntu abe muzima nona wowe ndagushimye Mana ya Abrahamu Mana irimo irakora ibitangaza turacyasaba ukomeza usenge Mana irimo irakora ibitangaza kubwo kw'Imana kurimo kurakora ku bantu hari abantu batangiye gukira hari abantu batangiye kubohoka haleluya hari abadayimoni bahunze hari imyuka mibi yari kurekuye hari abadayimoni bahunze urugo rwawe hari abadayimoni bagusenyeraga mu izina rya Yesu barahunze mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndavunagura imbaraga za Satani zose ndirukana imyuka isenya ingo ndirukana abadayimoni bica ubukwe abadayimoni barimo kukwicira ubukwe ndabategetse babuvemo Yesu abuzemo urarabaka wawaidika urarabararasha wawaka imitsi n'ikire ndategeka iyo mitsi kuba mizima mu izina rya Yesu ndategeka urwo rubavu gukira wa musonga we legenda mu izina rya Yesu indwara zose iz'abaganga bavura n'izabananiye zose nizigenda abadayimoni muhunge aha muhunge ibiteraniro ry'abera abadayimoni mugende musohoke mujye mu kidaturwa ahataba abantu niho mbaboheye mu izina rya Yesu
umuntu urwara urutugu, umuntu urwara urutugu utabasha kuzamura ukuboko, Imana iramukije, Imana iragucije, Imana iramukije, Imana irakiza abantu, irakiza abagabo n'abagore, irakiza abakobwa. Oh haleluya, mu izina rya Yesu ndagushimiye Mana Data ko hari umuntu uri hano umwaka utaha ntikigeze abacikiye umwana, umwaka utaha ntikigeze abafite umwana, wari ufite ikibazo cy'urubyaro, ndirukana dayimoni w'ubugumba, ndirukana ibyo bibyimba byo mu nda, ndategeka izo trompe zifunze ngo zifunguke mu izina rya Yesu. Urakoze mugabo w'amahanga, urakoze muremye ijuru n'isi. Buri muntu wese niyakira igitangaza, yakira igitangaza cyawe kuva ku mutwe kugera mu bworo bw'ibirenge, ibitakundaga byose bitangire gukunda. Ndirukana uyu mwuka utera abana ibintu bya Baptiste, uyu mwuka ndawirukanye wa mwuka we, va muri abo bana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze mugabo w'amahanga, urakoze muremye ijuru n'isi. Uyu muntu wari waracitse intege, wabyukaga acitse intege, wabyukaga arushye, ndirukana uwo mwuka wa dayimoni washaka kuzamwica akenyutse, wa mwuka wumurekure. Kuva uyu munsi ntabwo azongera kubyuka acitse intege, imbaraga z'Imana zikujemo. Urakoze Data mu izina rya Yesu. Rekura ahantu wari ufashe, rambura amaboko yawe yombi, simbuka uvuge ngo urakoze Yesu kunyujije, simbuka witereje uvuge ngo urakoze Yesu kunyujije. Tugihagaze ndagira ngo buri muntu wese ku giti cye, simvuze ngo urebe ku wundi, buri wese niyisuzume yumva uko ameze, suzume wumva uko umeze. Rambura ukuboko utabashaka kurambura, unama niba utabashaka kunama, niba warurwaye umugongo hina ivi niba utabashaka kurihina, bomba umuntu uhumekere mu mazuru niba utabishoboraga, fata mu gutwi kuzima wumva uko utumvaga uko kumeze, wumva ikibyimba aho cyari kiri, wumva iryo bere ryatonekaraga, bikoremo wumve, bikore rwose ni iryawe, koramo wumva uko umeze, kora kuri iyo nda wumva uko umeze. Buri muntu wese niyisuzume yiyumva uko ameze, buri muntu nakomeze yisuzume, ukomeze mu bikore, komeza wisuzume. Marayika w'Imana ari hano kandi yaje kuvana mu murotemu ibitangaza byabaye. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Komera Imana amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Data urakoze, Data wa twese mu ijuru. Buri muntu wese niyicare. Umuntu wumvishe hari icyo Imana ikoze muri rusengesho ku buzima bwe, akaba cyumvishe rwose, narambura ikiganza. Bahari babirambuye, mukomere Imana amashyi ku bw'aba bantu. Mwese nimuhagurukire mu myanya yanyu, hagurukira mu mwanya wawe. Umuntu umva ari igitangaza Imana ikoze ku bw'isengesho, kandi umva, reka mbabwire, n'abatabyumvishe baraza kubyumva. Hari ababyumvishe nonaha, hari abari bibyumva bari mu nzira bataha, hari abazabyumva babyutse ejo, hari abazabyumva bavuye kwa muganga kongera kwipimisha bagasanga haleluya, bagasanga ikibazo cyarangiye. Hari abagore bagiye kumva ko hari icyo Imana yakoze, bagiye gutangira guhurwa no kunukirwa n'ibitabanukiraga, no gufatwa n'agaseseme katabafataga. Nanjye Imana hari icyo nkoreye, narahinamiranye, ariko numvise akaguru nari ndwaye gakize. Wari warahenemere, wari umaze igihe kingana iki? Nari ndwaye mu mutwe, wari umaze igihe kingana iki uhinamiranye akaguru? Nari maze nk'amezi 4. Kari karahinamiranye? Nari narahinamiranye. Wagenda gute? Mfumbagira. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe wowe? 74. Haleluya, haleluya. Ako kaguru wabasha kukagira gutya, kagira gutya ubaguru n'ubwo umukecuru, iyo buri inkumi mba ngubwiye ugasimbuka, gira gutya wakazamuye irongera ugira gutya. Yabikoze mukecuru, mukomere kumuki mudakomera Imana amashyize. Amen. Mwarimu nsabye ngo mvuge icyo giti cy'umurotemu. Nafashwe n'uburwayi ndivuza birananirana, kwa muganga hose biranga, n'ubu narindi ku miti birenda ubwo mva mu rugo rwanjye ubaho ndi nari nshumbitse, ariko ningingaga Imana uko bwije nuko bukenga indengere,
ariko numvishe nkozweho cyane ko uyu munsi aribwo ngomba kuva munsi y'igiti cy'umurotemi. urumva ukize ubwo burwayi? Ndumva mu izina rya Yesu bukize rwose. Amina. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Genda amahoro mu izina rya Yesu.